Ndabizi neza wowe uri kunyumva ushobora kuba uri kwiga imodoka cyangwa se wararangije kuyiga, rimwe na rimwe unateganya cyangwa kuzayiga. Menya bino bintu kugira ngo ubashe gusobanukirwa icyiciro uherereyemo. Menya ko abigisha bose atari abigisha, kandi umenye ko abiga bose atari ko baba bari kwiga. Kuko hari igihe urimo kwiga ugahura n'imbogamizi z'uko umwarimu wawe akubwira nabi, agutuka cyangwa se akubwira amagambo ubona yuko adahwitse. Cyangwa se nawe uri kwigisha ugahura n'umunyeshuri ari uko bamuhatiye kuza kwiga atabikunze. Ibyo byose bigatuma imyigire y'uwo munyeshuri itagenda neza, hakazamo kutakira ubumenyi nk'uko bikwiye. Ibyo nimba byarakubayeho, twandikire uduhe comment kugira ngo tubashe kuzakora ibiganiro byimbitse kuri icyo kibazo kugira ngo kibashe gukemuka. Ni iby'agaciro kubana namwe kubw'urukundo mukomeje kutugaragariza umunsi ku munsi. Benshi bakomeje batubaza bijyanye no kuba watsindwa utarahaguruka. Reka turebere hamwe n'iki gishobora gutuma watsindwa utarahaguruka. Kurikira bino bintu uzabasha kubahiriza ibyo bagusaba. Icya mbere, ukinjira mu modoka ugomba gutunganya intebe yawe. Warangiza kuyitunganya ugakandagira feri. Icya kabiri, icya gatatu ugakandagira amburiyaje. Icya kane ukambara umukandara. Ukimara kwambara umukandara watsa ikinyabiziga cyawe. Wamara kwatsa ikinyabiziga cyawe ugashyiramo vitesi ya mbere. Wamara gushyiramo vitesi ya mbere ugakuramo feri y'ukuboko. Niba ugiye kuva mu kinyabiziga cyawe washoje urugendo, ugomba kwita kuri bino bintu bikurikira. Ugomba kubanza ugashyiramo feri y'ukuboko, ariyo feri ame. Nyuma yo gushyiramo feri ame ugahita ushyiramo vitesi ya mbere kugira ngo nuza guhagurutsa ikinyabiziga cyawe utaza kwibeshya indi vitesi yuko utashyizemo vitesi ya mbere. Ukimara gushyiramo vitesi ya mbere ugomba guhita uzimya ikinyabiziga cyawe. Nyuma yo kuzimya ikinyabiziga cyawe ugomba kuva kuri amburiyaje ugakurikizaho feri. Warangiza ugahita usiga ikinyabiziga cyawe aho wagiparitse. Ibaze uri mu muhanda ipine y'ikinyabiziga igatoboka, wabyifata mute? Wahamagara umukanishi cyangwa wareba ukundi kuntu ubigenza? Oya, menya ibi ngibi kugira ngo utazatanga amafaranga y'ubusa kandi wagakwiye kuba ubizi. Menya uko bakuramo ipine ugashyiramo indi pine. Ufata urufunguzo rwawe rufungura amaburo y'ipine ukayakazura utaratera ijeke. Wamara kuyakazura ukabasha gutera ijeke, ukayizamura ipine yamara kuva hasi ugahita ukuramo amaburo ukayakuramo. Warangiza ipine ukayikuraho ugashyiraho indi, ugahita uyifungira ku kinyabiziga kugira ngo ubashe gukomeza urugendo rwawe.